uri kumwe n'umupervers narcissistique ufitanye relation n'umupervers narcissistique haba hari imbaraga ebyiri zitandukanye zirwana, ariko ku rundi ruhande ni umuntu mu by'ukuri muba mufitanye kontra muri buno buzima. Hari ibintu biba biri transgenerationnel byo mu miryango, haba hari ibintu kandi biri karmique biba bigomba gukemurwa hagati yanyu. Muri buno buzima murimo muba mwarahisemo umukino, wabibona yuko iyo relation muri makeya ari umukino, hazavamo umuntu watsinze n'uzatsindwa. Nutsindwa wowe uri kundeba, cyatse kuvuga yuko uzongera ugaca mu marelation nanone ameze nk'aya ngaya, ku buryo uzagera aho ngaho ugasobanukirwa umukino. Ibibazo byanyu niyo mpamvu ugomba kuba muri iyo relation ubona yuko ari umukino, ugomba strategy, kandi umuntu kuri iruhande ari umuntu udafite roho. Ubundi wowe cyangwa njyewe turi abantu bafite roho, turi abantu bagira empathy, turi abantu bese dufite connection n'Imana, dufite intuition. Bo rero ni ibiremwa bidafite roho, bikoreshwa n'izindi entité. Izo entité bikorera ibyo biremwa baha uburyo bwo gukoreramo, mbese baba nka intermédiaire hagati ya entité nawe bwite. Izo entité ni ukugira ngo zikuvane mbese ute connection n'umuremyi, kandi zigukuremo imbaraga ku buryo mbese uzava muri buno buzima udasobanukiwe iki, udasobanukiwe umuhamagaro wawe, udasobanukiwe iki, udasobanukiwe imbaraga zikurimo. Ibyo nibyo ugomba gusobanukirwa. Niyo mpamvu bitagomba kugutangaza kenshi wafashe gahunda niyo uri muri relation n'umupervers narcissistique, ukajya kubona ukabona ni nkaho we ari avance iyo gahunda we ayizi, ni nkaho yarayizi, ku buryo usanga uri bloqué. Ni ukubera yuko we afite entité akorera, zimubwira, zimuvugisha, mbese zimuha strategy agomba gukoreramo, ku buryo akorera mu kintu cyo kugusinziriza kimeze nk'ikinya, ku buryo kuzisobanukirwa ari ibintu bizagorana.